Egura kaguru. Ibyo ni biki? Ibyo ni biki uri gukora? Nyine irasimbutse sinzi. Reka ibyo bintu byo gusimbuka nakubujije. Umva kubwira. Nimba utamuheza akazi tibishobora kubicaye hasi. Twaravuganye kumuheza akazi kugakeneye. Zishobora kubwira. Jewe ndiyahura. Wiyahura gute se? Wiyahura gute wazi? Nyanza niko wabiyahura. Ariko ni muze mureba, muze mureba. Teacher, bimeze bite teacher? Salama teacher. Sawa. Imeze bite se? Iyi niyo bita Kicukiro driving school canayo buzinagiye hatari. Kicukiro driving school uratunganye nahanga. Nahanga. Aho umuntu ngo yiga ngo ngiki ngimodoka nkakaita. Imodoka mu minsi 30 kawa ivana hano kayigeza New York. New York. Twara wenyine. Twanje nyine. Wowe na Rwanda yamwagurukira rimwe. Ubwo birumvikana nzamukana na Rwanda yigiye Bugande batangeyo. Uzaza batanga bazaza basanga bageze bamwe n'icyayi. Kugira ngo umuntu abone perime ya B bigenda gute kunje ndi umumotari mfite A. Ibyo bintu biroroshye cyane. Nakubwiye ngo mu minsi itarenze 30 ndakwigisha ubimenye neza. Iminsi 30 ni myinshi. Ku munsi biga iminota ingahe? Ku munsi twiga iminota 30. Tukishyura 90 ku kwezi. Ku kwezi ayo ndayafite naje nyitwaje. Ayo mafaranga ntago ari menshi. Ndayafite gose. Ikintu ushaka nukuja mu kizamini polisi gasifura ngo wowe mutangire nahantu uzahurira na polisi. Mu makona nkagenda ncamo gucya. Mva ngubwire. Nahantu uzahurira na polisi. Polisi uzabuza imodoka, uzaba ufite ibyangombwa, uzaba warigishijwe neza. Polisi muzahurira. Ikintu ushaka kunyigisha ticha. Abantu baze bangonga mu muhanda sinzagira uwongonga. Nta muntu numwe uzagonga ibyo bintu ndabikwigisha. Urabenyemeje? Ndabikwijeje. Imodoka yanje ziho riri ku murongo kandi nkayimenya neza. Ziyumvisha amafaranga dutanga. Cyane nje ndashaka kuva mu rwego rumwe mane nari umumotari ngo nje mu rwego rw'abatwara imodoka. Navyumva neza. Rero tudatinze ndumva twaje mu modoka. Ntago dutinda cyane amafaranga wayumvishe. Cyane ndahita nyishura aranda ya verisi. Sibyo sera kwa comptable. Ni hariya. Imodoka nayigezemo gutya. Ubu nageze. Nutinda urasanga ntagiye. Injira cyangwa ngusiga. Kicukiro driving school. Niyo Kicukiro driving school. Nahageze. Bagiye. Imodokari nayigezemo none uko ndayumva neza Wayigeze. Ayo bishoni. Kuvuza amahoni. Hari umuntu uri kuvana mu nzira se? Oya ariko ihoni nukugaragaza ko nageze muri Kicukiro driving school nayigezemo. Reka amagambo menshi dukore icyatuzanye hano. Ntari bito. Nyuma y'ibyo tuganirira hano hanze ngira ngo wabyumvishe byibanze. Naho ubu ngubu twinjiremo kugira ngo nkwereke ibyangombwa bisabwa kugira ngo uhagurutse imodoka. Igende nyiri imodoka igende inkure igisuzugurira abantu banyitaga ngo motari ibyishimo iryo zina riveho bavuga ngo gende mu muhanda nyine utware. Ngende twagiye. Ikintu cya mbere ukora ugeze mu modoka. Ubanza kwambara umukandara w'ipantaro ndawambaye ubwo n'uyu w'inyuma. Ibi ndabizi ibi ngibi. Naho gari umukandara w'ipantaro kandi gira buke udawuta. Okay, tazane ucomeke mwaha buhoro. Mwari muntu hakarije ariko. Ega murakarira na magambo ufite. Magambo yawe se. Akabarimo murangwa no kwihangana. Hanyuma ibijira ariko ntago byarinda ngombwa kuza. Oya jira nyine ni ya motari hari kibazo se. Sawa, nta kibazo. Aha, twagiye aho hasi. Twagiye kuri ubwo bwuma butatu urabona. Ari umuntu butatu kamwe gakata. Ceceka nije uri kugusobanurira nkwigisha. Ntaribe. Buriya bwuma butatu ubona. Kari akabanzira hirya. Aka nkandagiye. Ugakandagireho. Bakita ambrillage. Ambrillage nkiriya ya moto. Ndayibona. Ko hagati. Bakita feri. Feri ni nayizibu. Usanzwe twara moto ibyo bintu. Ibyo ndabizi. Ubisobanukirwa Feri mitanyumva. Ambrillage, feri,
deni accelerateur niho umuriro aha niho washingiye ari yashingiye urupfu n'ubuzima kuri accelerateur ubundi abantu muba mufite moto ibi bintu ntago ari ngombwa ni ukukwereka aho biri gusa ubundi ukabikoresha neza nta nubwo ari ngombwa kubibasobanurira cyane kuko muba muzi akamaro kabyo kabisa uza akamaro ka amburiyaje uza akamaro ka feri n'akamaro k'umuriro kabisa wantindiye ihute kugira ngo imodoka iva hayiri yasuzume imodoka kugira ngo yatse ufata kuri amburiyaje na feri na feri ukatsa imodoka yawe wamara kwatsa imodoka yawe ukavana icyo kirenge kuri feri ugashyira ku muriro gutya wamara gushyira ku muriro ukagenda uvana akaguru buhoro buhoro nka kuri moto yaguruka kuri moto yaguruka neza gake gake nabyumvisha nuko nguko bigira noneho vitesse bikagenda gutya cana nkwereke banze reke turajya kuri vitesse nari nibagiye banze reke gucana vitesse wanza kure gushyira kuri poemoro muri zero nka gutya ukumva ko ahandi ukuvuga ngo niyo bakugonga nti woba ntaco wakwishuza cyane twagiye vitesse ya mbere ngibi hano byanditseho rimwe ngiyi nyine ngiyi rimwe barayivuze vitesse ya mbere ugira gutya ugahita uzamura no kuvuga rimwe kwa ko nta muvuduko ugira gutya ugahita gutya voilà vitesse ya kabiri uhita umanura hahandi wazamuye straight ninko kuzamuka gasozi ukongera ukakamanuka gutya ukabirinduka biri parallel areka kujya mu misozi twigira hano okay hano birashushanyije uhita umanuka no murongo ukumanuye kujya mu ya gatatu sasa kujya mu ya gatatu ntago ugira gutya ngo utambike gutya bimeze ntago ari byo ugira uhita ugira ku ruhande ho gatoya gutya ku ruhande ho gatoya urahengamisha ugahengamisha ho gatoya iyo ni gatatu kane oya mva nkubwire mwari muri kane ntago nzahagera na moto yanje nyitwarira muri rimwe kabiri uri kumva sinkeneye ko icuma kimfotora kikamfotorana n'umuryango none se ugiye kwigisha wowe nyigisha vitesse ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu kandi nzaba ngiye mu Faransa nta kibazo ngiye kukubwira ngiye by'ingenzi uzakoresha ushaka nta kibazo iya kane uhita umanura straight kwa kundi iya kane nayo ni gutya nubwo ntazayikoresha iya gatanu ushyira muri poemor ukakata ukongera ukazamuka ninko kugira gutya nikinyuranya gutya gutyo uranigishije reverse iyo niyo nari nkeneye niyo yanzanye hano rero ukuntu bayikora ugira gutya ukajyana muri poemor ukavana muri gatanu muri zero uvuye muri gatanu ukagira gutya ugatambika kwirya ugahita umanura gutya irimo kuriya uko nguko irimo ngayo ni umuhanga ibyo ngibyo ni by'ingenzi ikintu gisigaye ni ukwatsa uri ukuntu batsa ndabyibuka ni utransport moto urabizi imbere nta muntu reka kuvuza amahoni ariko nyine ugomba kumenya ko nta muntu sawa twagiye ngaho watsa tugende buhoro washizemo ya mbere ngaho igura akaguru buhoro sinakubwiye ngo uvane muri mwaha ngaha akaguru nyine buretse nkegura egura akaguru ibyo ni ibiki uri gukora nyine irasimbutse sinzi reka ibyo bintu byo gusimbuka nakubujije uri kuvana akaguru kajyana uko kose uvana akaguru buhoro gake ufate n'akariro gake uko ugenda uzamura akaguru ko kuri amburiyaje ndayiringaniza urabiringaniza mwari Paul twagiye no kuri iri shuri ryanyu bya Paul byawe rifite imodoka nziza pe imodoka nishasha zo muri nta muntu ujya wigira hano kwezi ibyumweru bitatu wamenya imodoka yose ukagenda mu kizamini nabiriya bintu by'ibihembe uzabinyurishamo biriya bakata gutya ukajya Nyabugogo ukasirikira hano n'imodoka wenyine kandi abanzi baragatoye reka noneho tugende twagiye buhoro kujya wiga nk'umuntu ufite ubwenge buzima buhoro twagiye eragiye gutyo buhoro gake genda gake buriya gufata umuriro ufata umuriro mwinshi urwo ni rwo rupfu rwawe oya accelerateur ngo niyo yishurira mugabo wundi w'abandi cyane ntukajya ufata umuriro mwinshi wagiye gake wowe ukangiye kwirukanka ariko
yaryoshe noneho ko uzi ko ari nk'ubwato twagiye niko gutwara ubwato gutya ntabwo nabishakaga urabona aha hantu utabwo haringaniye ongera watse fatamo hariya ntabwo haringaniye ariko ni ikibazo cy'umuhanda genda buhoro buhoro ni ikibazo cy'umuhanda nyine genda kandi ari ubuswa bwanje ni umuhanda wabaye mu ndusha ururimi cyane ongera twagiye wakishe twagiye buhoro buhoro twagiye gake moto rero ahangaha moto ntagaruka tubigenza kuri moto iyi ntago ari moto isa ni moto iyi ntago ari moto twagiye buhoro kwa kundi nakubwiye buhoro fata fe ahangaha twagiye cyane oya nyine ntabwo wibuka ari gushiramo akantu kwiruka cyane ukabanza ukayumva ntabwo yari moto reka nkubwire ikibazo kimwe gisigaye ni ukumenya ko iyi heoni rivugira ahantu habigenewe urabyumva neza kuko ahangaha ikindi kintu ndi kugiramo ikibazo mu maguru hari ukuntu tunyerera kandi kuri moto ntabwo tuza tunyerera uri kunyerera gute nabaye mugufiya nkeneye kwegera inyuma gutya fata aho ngaho hirya nabaye mugufi akuma kari aho ngaho nabaye mugufi akuma karimo akuma kari aho aha ngaha guca inyuma munsi umuntu wigira aha ngaha ni mugufiya nizo byari byananiye rero kugendera ku kigero como mbonye se nuko kugeza intebe inyuma nta kuma kari mwaha ari n'igihe nzayimenya cyane nkaza ntwarira hari inyuma bagiye ibindi kinyotero urakizi ndabizi tuwabenyeretse se kinyotero urabizi gutyo nicyo kinyotero cyo kujya muri ubu buryo cyo kujya muri ubu nacyo tuzamura reka ndebe ko nyihagurutse nabonye ko ikintu abantu bazira no kuja mu mashuri mabi Kicukiro driving school ni ya mbere ko ndabona ejo nzaja mu kizamini tubona ngiye guhamagara ku irembo banyandike Kicukiro driving school tago nishura ukwezi ndabona ibintu munyigishe mu gihe gito birahagije umva cyo kora Imana ishimwe ndishimye ntago mwabyumva amen nta kintu na kimwe caruta ko byishima agiye gusinga saro kandi byishima ajya gushingira saro naramubwiye ngo mpayishimwe Imana Yesu ni umwami Ivona gikona kazi kurabona atamaze igihe yicaye imyaka ine ariko gusa ukuntu ari myinshi abantu bose baza baduseka ngo ntabwisha tugi Imana yarayumvise inyine ukuri uzintewe ikintu kinejeje kuba nta rusaku rwe nzongera kumva ngo imisatsi inzara ngo ibiki n'imiki ngo habyagenze oya yabyishimo aragutangiza ibihumbi 100 kera ugiye kuba comptable Williamson giye kwaka aragutangiza ifaranga ninshi n'ibihumbi 100 ugatangira ugakora muri kari akazi nakanya ariko ntuzongere kugira undi mutu wa kifaranga oya reka ubusa ntabwo ndimo kubyumva uzibeshye umva ni jewe warukire kari akazi karanambereye ko nyine kuri karakubereye rero ikintu nagira ngo nkubwire wakoze kuntegerereza ha mu rugo niriwe mu kazi nari nakoreye za Gisozi niyo mpamvu tutahuye ariko turabonanye jewe mfite igitekerezo cyo gusinga salon de coiffure kurabyumva neza imwe yogosha abantu nyine yo salon se yogoshike salon yogoshene se salon y'ibintu bitandukanye salon de coiffure ikagira pedicure ikagira manicure ni magnifique ibintu kizo kurabyumva neza uri kunindira gusa ngenda shaka igikorwa gusa ngakwego uryo natuma mukaza mukata imitwe oya mukaza mwogosha imitwe nari mbivuze nabi neza cyane kubujya abantu salon yabyishimo salon izabi ya mbere njyago ubungu nuko nunguye mbere kwa kunenda umukozi wo mu rugo nakataga ibirayi mfite kuna bikataga gutya uhengeka gutya oya sinshaka ibyo wakora gukata ibirayi utazakata umuntu ukamukuraho gutwara uri muconga inyuma oya n'umunyerezo nyine gake ushaka mbwira CV yawe ibi bintu wabikoze he ntago nshaka kujana mu rugo umugore sinamukira ayiwe ibi bintu wabikoze he CV yawe ni yihe wogoshe bande ubungu tugenda gukora utanangira n'ikize cyo kwa bananye okay ndakubaza ibizamini ninka uri muri interview y'akazi kibazo cambe urebye inyogosho nogoshe yitwa gute iyo ni a
rero oya ntago mfite umutwe munini ko wabigira umutwe nk'ari ikibuga ntago wabireba se dore ndimo ndakureba ariko hari imitwe ubanza gupimiraho pati kugira ngo ujye ureba mande zayo kugira ngo oya nje ntago ndi ingunguru wangu wewe kuko mbona rero ufite mande 3 ntago byanga ufite mande 3 se ndi ntuzi rwose no so umurongo hano sundi hano saha ubwo nteneze narinda kaya ariko tari byishimo mbaba kugushimisha ngaho mbwira iyi nyogosho rero ukuntu umeze yitwa gute mbwira izina ko ngenda arizi numve kubize ino nyogosho bitewe n'agaciro mbona ihagaze n'ukuntu ngiye mbona imeze nayita nka byumvore kuko ni nyogosho umuntu areba agacicika kwera ubwiza bwayo ifite nyine umwana zino kuganira ajya mbwe ngizina niri sugoka kanya usinyongerwa nawe witwa gute ni Manase nago Manase nitiranwa na data wacu bibukavu wo mwarimu muri kaminuza yanigishije kuri Jiafe niyo mpamvu wancaguye umva rero nkubwire Manase sivyo uyirebye ino nyogosho urabona ikwiye agaciro k'amafaranga ngahe rero nawe nimvuga ikibazo nimvuga menshi ushaka kungatisha oya wevuga urana baranyogoshe yangahe kubera nyine harimo n'icyoro n'ibihumbi 10 cyakora nagerekeranyije z'amanyarwanda nagerekeranyije akazura kavuze kuri be ubonye 0 uzi impamvu ibihumbi 10 ntago ariyo natanze Manuel yanyogosheye ubuntu kuko ni inshuti yanjye cyumva Manuel yanyimishije akazi none se Manase na Manuel birahuye Manase afite ukuntu yogosha nabo ba Manuel afite ukuntu okay inyogosho y'ubuntu ntago yanyogoshe neza yakogoshe neza ariko icyo yibagiye tuzoroshe ikibazo ca kabiri wogoshe bande bakomeye abantu nyine nkene abastari abantu b'abastari reka ngiye ngubwiye byishimo kugira amayabwa akazi urara Pogba ejo ndajya gukina hari amashampiyona gukina hari utunamushiro tumeze nk'umutunweri cyamo n'icyo bita tentire muri Pogba ego komeza woso wa mbere mfite ukuntu nogosha umuntu bitaga Didier Drogba igipara cyata ndamuviriye ngo turagure gucya Didier Drogba uri mu waramwogosha sezera n'umupira neza buriya iranyogosha yasezanye igikombe cy'isi cyanyama nanyo bigaragaza ko ushobora no kubutera intuze ugatuma umuntu yirukanwa muri kariyeri komeza ko ndakumva oya we komeza okay tumureke kuko nanubwo yananyishyuye ahubwo nzajya Cote d'Ivoire kumwishyura oya ni muri Cameroon ikindi cya gatatu Putin waramwogosha ubona ko nafite amasuso ga yanjye cyane azamuye buriya ningiye mwogosha rero wogoshe Putin none kuko nakubwiye ko nshaka utuntu tw'amatentire urabona gacha trap ngo nyanga ariko kagasatsi kameze gukingira gajya gushiragamo tentire ivyo bintu birahagije urumva nje 7 ndayifite aha ngaha abantu uzogosha bakomeye n'abayobozi b'umudugudu niwe duturanya ari hirya wo bita Felicien rero umva kubwira yego boss byishimo akazura kabonye itahire nanje ngiye mu kazi tago rero nje nkunda abantu batagira discipline nimba ngo kuranyurira nje ndi bicundo by'abana dore ibintu byose wari ubyujuje discipline gukuyemo sikurangize byishimo oya mva boss ugomba kumwereka ibyishimo nk'abyishimo banzo hagarare hari hagarara hari nyine hagarara tera intambwe ebyiri ugenda gutya boss wanyirukanye tera intambwe ebyiri uzenda kogosha ntibihagije utagira discipline mva byishimo basi nzashimisha abakiriya bawe genda vonga nago bizonja bino bingoze byo byari ukwishima byishimo kandi byishimo yarabisezeranije ko karakazaza ukaguheza ntakibazo kandi nubundi ni wowe yogaheza ndewa umushahara wa mbere ndamuha kandi byishimo bujya n'umugabo mwiza cyane pe byishimo n'umugabo mwiza ati yo kwimakazi kandi nyine abantu bose bazavuga ngo ntamwisha tugira byose wowe wikwivuna ubwo urumva ashobora kwima gute muri umuna wawe akazi ubwo se wowe waba umaze iki mwiriwe abahanga mwiriwe mugabo mwiza Ivona umeze neza ndaho umeze neza ma cyane yambu makuru wakuze no kugushingira mama Ramya muraho neza yego mama Bella mwiriwe mute umeze neza mbega umunaniro yewe uko usaze paye mbabwira ko ugiye guheza akazi muri muna waje kandi tuwe tubashije ukunti washinze saro umuheza akazi mama Ramya ari kumeze neza jewe nta kibazo ariko amashimwe ni yose kubera iri amashimwe yuko tugihumeka niyo ya mbere buriya guhumeka abantu bagifite umwuka muzima ni byiza cyane Ivo umeze neza ma umeze neza cyane byishimo dore ngiye ibyishimo kubera ko nazishima none se yego nyine ngiye gushinga salon kuko madamu yabibabwiye nari nkeneye umukontabura ariko hajya wizibike wize construction aho byishimo ameza akazi ngo yize construction rero nukuvuga sinzi zo mwaganiriye n'abakuru bawe hano
ariko njewe hari ibyo bazavuga mu Cyongereza ngo right man in right place ni ukuvuga njewe ubufundi wize nakaguhaye akazi pe utagira ngo nakakwima ariko ubu wize ibintu bidahuye n'ibyo nkeneye ni ukuvuga umuntu wize construction keka uzabara amafaranga ariko byinshi itonde banzu nyumva keneye umuntu ubara amafaranga muri salo sinkeneye umuntu ubara sima sinkeneye umuntu ubara inyundo kurumva wowe keneye ibintu za tekinike byose ndabishoboye urabishoboye cyane si ibintu by'abagore se ugomba kumuheza akazi twarabivuganye nta kintu na kimwe ikintu nagira ngo nkumenyeshe muramba bara nyine manze mu bizo mvuga murabanza mu nyumve neza jewe sinokwima akazi uri muri umuntu wa madame sitwe tuza buri gihe madame azambwira ngo amafaranga ngo ngaguhereze yo kwisukisha nanje byari byiza kubonye akazi ariko namaze guhitamo kontabure uzazubara ibintu wabyize kugira ngo nyine akora ibintu by'inyamwuga twavuganye ibi bintu uransebya abavandimwe bose bicaye ntabwo ngusebeje ahubwo wowe wavuze ibintu tutarabifatiye umwanzuro nta mwanzuro wabyo twafashe umva kubwira ntabwo nkeneye umuntu ubarasima umva kubwira nimba utamuheza akazi tibishobora kubicaye hasi ko navuganye kumuheza akazi zishobora kakubwira jewe ndiyahura wiyahura gute se wiyahura gute nyanza niko wabiyahura ariko ni muze mureba downloading application Zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filime nziza na katuni zibereye abantu. Zacu TV.